Iyatabyizigira mfise amajana maza sinkubone naturu kugira neza kwawe kugingo bwande iyo numva ndimi. Urupfu ni ikintu gikomeye cyane kandi urupfu ni ingaruka zica. Imana imaze kurema umuntu mu ngobyi ya Edeni, Imana yaremye Adamu imuheza n'umufasha wiwe Eva ibashira mu ngobyi ya Edeni. Hari ibintu yari yabahaye, hari responsibility yari yabahaye. Yari yababwiye ngo barinde iyo Edeni kandi bayihingire. Ayo n'ama responsibility abiri yari yabahaye. Kandi ngo aho hantu hari ibiti byinshi cyane kandi byera imbuto. Arababwira ngo igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntimukakirya n'umunsi n'umwe, nimukirya no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Uwo munsi niyo mpamvu rero tubona abantu bose turira kubera urupfu rwabaye ingaruka zo kutumvira. Inzoka ije yosha Adamu, yosha Eva. Eva amaze kurya iyo mbuto ngo ahana umugabo, niko Bibiliya ivuga ngo bari kumwe arya ya mbuto Imana yari yarababujije. Kuva uwo munsi urupfu rurinjira. Rumaze kwinjira uwo munsi babyara umwana, babyara Abeli na Kayini. Nirwo rupfu rwa mbere ruvugwa muri Bibiliya. Abavandimwe bose ibere rimwe baricana. Kayini yica Abeli. Uwo munsi urupfu rurinjira kubera kutumvira gusa icyo Imana yagize gute? Yatubwiye. Ubwo rero reka dusome hano mu gitabo cy'Imana, mu gitabo cya Yobu 14:7 haravuga ngo erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikaja kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacu usazira mu butaka n'igishitsi cyacu kigahera mu mukungugu. Iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka. 14:7 kugarukira ku 9. Bibiliya iratubwiye ngo haracyari ibyiringiro nubwo urwo rupfu rwaje rukinjira mu bavandimwe bakicana bitewe nuko batumviye itegeko ry'Imana. Sogokuru wacu ni uwo nguwo. Aho ngaho niho dukomoka, ni kuri Adamu. Ariko haje undi Adamu. Uwo Adamu niwe Yesu Kristo, Yoshua umukiza wacu. Yaje kuduheza ubugingo kandi yaje kuduheza ubugingo bwinshi. Uyu mwanditsi aravuga ngo erega haracyari ibyiringiro nubwo igiti cyotemwa ngo kizacongera kigashibuka kandi kikagira ngo amashami, ngo ayo mashami y'ibitontome, ngo iyo nubwo umuzi waba uboreye mu kuzimu n'igishitsi ari mu kuzimu, ngo iyo cyumvise amazi kizacongera kandi kigahembuka, kikamera, kikongera kikaba igiti kizima. Bavandimwe, twaje kubahumuriza ngo dufite ibyiringiro. Aho tuje ni heza cyane. Hano mwisi abantu baraboroga ko bararira umunsi ku wundi. Hari umwana nigeze kubabwira mu minsi yashize, izo nkuru ziwe yaragiye akaba nyina aramufite ngo ararwaye. Nyina ararwara, uwo mwana amufite, noneho umuvandimwe araza afata wa mwana aramujana ngo amugeze mu rugo. Noneho wa mubyeyi asigara yitaba Imana. Wa mwana aratura ngo hagere igihe aravuga ati reka ije gusura mama nimba gihaba. Aragenda ngo agere ahantu asanga nyina yaritabye nta kihaba. Aravuga ngo aha hantu ntihakiri iwacu,
ntihakiri mu rugo jewe ndahanze kuko uwo nakundaga yahavuye. Ubwo rero uwo mwana yarababaye cyane agira agahinda, abona mu isi ni ibibazo, ariko Bibiliya zitubwira ngo twebweho iwacu ni mu ijuru. Aho niwe dutegereje umukiza ko azagira gute, azava. Uwo mukiza niwe dutegereje. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo haracyari ibyiringiro nubwo twakwiheba, ariko umunsi umwe tuzazuka. Bibiliya zitubwira ngo ntidushaka ko mubabara cyangwa ko mutamenya iby'umuzuko, mutababara nk'abandi batagira ibyiringiro. Twebwe dufite ibyiringiro. Bibiliya yatubwiye ngo icyo giti iyo cyumvise amazi ngo kizacongera kigashibuka. Yesu aravuga ngo niwe mazi y'ubugingo, umwe wese ntazongera kugira inyota, uwamunyoyeho wese aza yongera akagira ubuzima. Uyu muvandimwe wadukuyemo mu by'ukuri ntabwo yapfuye. Bibiliya izivuga ngo urupfu ni separation, ni ugutandukana. Umunsi umwe Bibiliya zitubwira ngo abapfuye nibo bazabanza kuzuka, natwe ngo bariho duhindurwe ngo twese dusanganire umwami mu kirere. Bibiliya ikavuga ngo tumarishanye imibabaro kubwirana ayo magambo, kuko umunsi umwe tuzagira gute, tuzongera kubona abacu bapfuye, Imana ikazaduhoza amarira umunsi umwe. Bavandimwe, twite ku bugingo bwacu. Bibiliya zivuga ngo twige kubara, unibutse cyangwa unigishe kubara iminsi yaje. Bavandimwe, duhagaze gute? Bibiliya zivuga ngo hirwa bapfa bapfira mu mwami, ngo umwuka nawe arekiriza ngo ye baruhuke imihate yabo, ngo yuko imirimo bakoreye hano muri iyi si ngo igenda ibakurikiye. Ni gute twebwe twitwara muri iyi si? Ni gute dufite ibyo byiringiro? Bibiliya yavuze ngo haracyari ibyiringiro. Tuzongera tubone umuvandimwe Munyakazi, uzongera umubone. Ejo bundi napfusha umupasiteri wanje, birambabaza cyane. Ndavuga ngo naje ndakumbuye kuzaja muri iryo juru pasiteri wanje yagiyemo, kuko naramukundaga cyane. Ubwo nawe wamukundaga, ariko turagira ngo tubahumurize, tubabwire ngo umunsi umwe Imana izaduhoza amarira, kandi ngo urupfu tuzarukandagiraho, ngo tuvuge ngo urubori rwawe warupfuwe ruri hehe. Imana izaduhanagura amarira. Bavandimwe, mukomeze ibyiringiro, umunsi umwe tuzataha kandi tuzakirwa n'umwami wacu. Ntituzongera kurira ukundi, nta mosozo tuzongera kugira, nta mubabaro. Imibabaro tuzayisiga hamwe isi, tuzazamuka tuje mu gihugu cyacu cyo mu ijuru. Ariko twite kubara iminsi yacu kandi twitegure, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Imana idufashe kugira ngo twite ku minsi yacu, tiduhaye tubwira uwo nguwo yagiye, ariko twebwe dusigaye twite ku bihe byacu. Imana idufashe, iduheze umugisha. Tugeze mu wundi mwanya mwiza, turangije igice cya mbere cyo gusubizanyamo intege mu ijambo ry'Imana. Ubwo rero tugiye kwinjira mu kindi gice, ubwo tukaba tugira ngo twongere dusenge Imana, duheza umuntu umwe wo mu muryango akanya kugira ngo aze gutanga amagambo y'abari buze kugira icyo batugezaho. Ubwo rero tukaba dusaba umuvandimwe Jacques kugira ngo asenge Imana. Ubwo arasenga Imana kugira ngo Imana ikomeze ijambo ryayo mu mitima yacu, kugira ngo natwe twitegure umunsi umwe nahamagara tuzita. Karibu. Kadusenga Imana. Mana ise umwami wacu Yesu Kristo, mu gicamunsi nk'iki duhagaze hano, ubwo abana bawe twikanze mu mitima, ariko ijambo ryawe rimaze kuduhumuriza ridusubizamo ibyiringiro, kuko iyi ariyo nzira twese tuzanyuramo kandi tukagera mu muhana waduteguriye, tutazongera gutandukana. Nicyo cyatumye Yobu asubiza abamubwiraga bose bamucunaguza, arabasubiza ngo ibyiringiro byiwe azabimanukana abigeze mu myugariro y'ikuzimu, kandi ngo azazukana nabyo, kandi ngo azareba umwami wiwe n'amaso ye atarayundi.
natwe uyu mubyeyi wacu wadusize uyu munsi twizeye tudashidikanya kuko umunsi umwe tuzabana tugatandukana ukundi. Abatubanjirije bose tuzabana, Bibiliya zitubwira neza ngo kuko aribo bazabanza kuzuka, ngo twebwe abazaba bagihari nitwe tuzahindurwa nyuma. Wa Mana we ngaho uduhe twese gushigikira iyi nzira kugira ngo tuzabashe kubona abacu badusize. Dukomereze mu ijambo ryawe abatazi iyi nzira y'agakiza, guhera uyu munsi Mana bafata ibyemezo byo kwigana kuko ariyo nzira y'ubugingo. Ijambo ry'Imana rizatubwira ngo niwe ufite amagambo y'ubugingo. Ngaho muri uyu mwanya utugirire neza mu gikorwa nk'iki, uduhumurize imitima, uduhe ibyiringiro byo kuzabonana n'abacu igihe kidashira. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Turarangije igice cya mbere cy'amasengesho n'ijambo ry'Imana, tukaba dusaba umuntu umwe wo mu muryango ko yahaguruka akatugezaho za gahunda ziri bukurikira. Tumanze gushima abavandimwe uyu muryango umuvandimwe wacu asengeramo. Mu by'ukuri muri umuryango mwiza, twishimiye uburyo ibintu byose mwabyorganije kandi bimeze neza. Imana ibamugishe. Turaza kubabwira uko gahunda zikurikiranye mu kanya nk'uko byari byateganijwe. Hari kubanza gahunda yo gusenga nk'uko pasiteri yabikoze, hakaza gukurikiraho gahunda y'amateka ya nyakwigendera, uburyo yabayeho, uburyo yabanye n'abandi, amashuri yize, aho yagiye akora. Nyuma yaho hakaza gukurikiraho noneho kwerekana amashusho y'uburyo yashyinguwemo. Ibyo nibirangira turaza gukurikizaho ibindi byose uko bigiye bikurikirana. Ntabwo turi barangire cyane, ariko ni ngombwa kuko kano kanya nibyo kateganirijwe. Ubu rero kugira ngo gahunda itangire, umuvandimwe Gasoda agiye guhaguruka aze avuge amateka ya nyakwigendera. Nyuma nasoza haraza gukurikiraho gahunda y'amafoto kwerekana amashusho y'uburyo yashyinguwemo. Hari n'agaseke kariwe kari hano imbere, ubwo ko ntabwo turuvuga ngo biragenda gute, akamaro kako no kugira ngo gashyigikire uriya muryango wasigaye. Murakoze. Abandi muraho neza. Kuko pasiteri yabyigishaga biriho kandi bizahoraho, ntabwo tugomba guheranwa n'urupfu. Kandi hari siroga ivuga ngo yavuye mu gituro ubwoba ntibugire gute nibushire. Yavuye mu gituro ubwoba nibushire. Nta mpamvu yo guheranwa n'urupfu, ruzahoraho, ariko Yesu yararunesheje. Ibyo byerekeye dufite. Reka bagezeho amateka ya nyakwigendera. Ku mazina ye yitwaga Damien Girukwayo, akaba yaravutse mu cya 1951. Akaba yaravukiye muri Kongo, umusozi wa Kiriba, lokalite ya Mungo, groupement ya Busanza, collectivité ya Bwisha, territoire ya Rucuru. Aho niho yavukiye. Akaba yaravukanye n'abana 4. Ababyeyi ba nyakwigendera ise yitwaga Kijyambere, nyina akitwa Nyirabaganizi. Yize amashuri abanza
ahera mu cya 1957 kuri école primaire ya Kabungo, akomeza secondaire mu cya 1964 kuri école secondaire ya se Jabos. Akaba yararangije amashuri atatu yisumbuye kubera imvururu zabaye muri Kongo bituma ahagarika amashuri. Uyu nyakwigendera byaje kuba ngombwa muri 70 ajya gukomereza imirimo ye i Kampala muri Uganda. Mu mibereho ye uyu mugabo Damien Birukwayo yari umuntu w'umurava, ugira kwitanga, ugira urukundo rutangaje. Ibyo ntabwo ari kwa kundi ko gutaka cyangwa se kubivuga kuko bigiye bisanzwe bivugwa. Mubajije abavandimwe be, mbese yari umuntu ugira urukundo rukomeye cyane. Noneho kuva mu cya 1974 kugeza icya 1985 yabaye gera muri sosiyete ya Kobako, aho ngaho ni muri Rugero bahazi iwacu muri Kongo. Aha yahakoreye akazi gakomeye cyane ku buryo ababaye muri kano gace bari bazigamye Birukwayo kubera urukundo rwe. Kuva icya 1984 kugeza 1986 Damien Birukwayo yakomeje imirimo y'ubucuruzi, ayikorera aho bita Ikiwanja ndetse n'Igoma. Urumva abenshi bahazi aha ni muri Nord Kivu. Rero yaje gushakana n'uwo yakunze, mudamu we akaba yaritwaga Olive Uzamukunda. Baza gushakana mu cya 1976. Akaba agiye asize abana 7. Umwana w'imfura yitwaga Virginie, akurikiwe n'uwita Albert, Steven, Beya, Wivin na Diane na Ariane. Muri abo ngabo hakaba hari umwe nawe wamutanze hari kugenda. Rero Imana imwakira mu bayo. Mwumvishe amateka nyakwigendera uko niko yabanye n'abantu, yabaye imfura, yabanye n'abantu neza, ariko Imana ishima ko itariki ye nigera ava mu mubiri kuko ni inzira ya twese. Icy'ingenzi ni uko kwiringira Imana aricyo gisubizo kiruta ibindi byose. Bibaho mu buzima ko umuntu agenda akenewe, akunzwe, ariko kandi ntabwo inzira ducamo ari iy'abangwa gusa n'abakunzwe bayicamo. Ni ukubyemera kuko icy'ingenzi kiruta ibindi ni uko Yesu yaje agatsinda urupfu, tukagira n'icyizere ko igihe kimwe nikigera tuzahura nabo twabuze. Ikigiye gukurikiraho noneho ubwo bagiye guprojeta batwereke amafoto y'uburyo nyakwigendera yashyinguwe. Nyuma yaho haraba n'agaseke hano hafi kugira ngo tuze gushyigikira uriya muryango wasigaye. Mbanje kwiyegereza abantu bose babashije kugera hano kuri uyu munsi mukuru w'umubyeyi wa Munyakazi Sadi. Uyu munsi twebwe twese twateraniye hano tuza kumufata mu mugongo, kuko umuntu agira ibihe bitatu. Agira umunsi ibyo zose ibirori byo kuvuka n'ibirori byo gukora ubukwe n'ibirori byo kurangiza. Ubwo rero uyu munsi turi mu birori by'uyu muvandimwe cyangwa uyu mubyeyi byo kurangiza. Ubwo rero mwebwe mwese turabiyegereje kuko mumaze kuhagera, mwaje gukora uyu muhango. Ubwo turatangira ni ibice bibiri turi buze gukoresha, turi buze gukora kuko uyu mubyeyi witabye Imana yari umukirisitu. Uwo niwo munsi mukuru, niyo mpamvu tubyita ibirori.
kuko dufite ibyiringiro aho yagiye. Ubwo rero icyo gice nicyo turi buze gutangizanya nacyo, igice cy'amasengesho. Ubwo turaza kongeraho igice cya famiye cy'imyirondoro no kutubwira amateka, amasomo adusigiye. Ubwo rero tukaba tugiye gutangizanya n'isengesho. Tukaba dusaba yuko abantu bose batuza tukumva umuntu umwe ahaguruka akaduheza isengesho. Tukaba twegereje umuvandimwe muvugabutumwa Belarme aduheze isengesho muri aka kanya. Murakoze. Bene data, uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi ijuru rikoragira iminsi mikuru. Abari mu ijuru bakoragira iminsi mikuru kuko hari umwana bavukiyemo. Amen. Abari mu ijuru bakoragira umunsi mukuru kuko hari umwana bavukiyemo. Abari mu isi turiko turagira amarira kuko hari batuvuyemo. Mugani watuje. Iyo umwana ari mu nda abari mu munezero. Iyo hageze kuvuka agira amarira adasanzwe kubera yabaroye ntahabazi. Mugabe iyo yarari hari hatuje. Natwe hadutuje turagira amarira menshi iyo tubonye umuntu agiye. Mugabe yaroye baragira iminsi mikuru idasanzwe. Nkuko umwana avutse ku isi tugira iminsi mikuru tukamwishimira. Tukagira na baby shower yo gutegura umwana azoza. Ijuru ryarateguye kuri zo kwakira umuntu. Mugani twabimenye baragira baby shower, barazi ko ari umwana azavuka yinjirira. Uyu rero azokutwa mu grand frère wacu. Amen. Kuko hari tuzatura aba brothers. Nta bagore bariho, nta bagabo bariho, nta sex ziriho, abantu bose n'aba brother bose barasa. Uyu rero bari mu grand frère wacu yatanze gushikayo. Ubu tugadusenge. Dushimira Imana kuvyo yakoze kuri iyi si. Yakoze ibintu byinshi ko yasize umuryango. Yakoze ikintu gikomeye cyambere yashizeho. Yaravyaye, ararondoka, agira abana. Bashika no muri Amerika baravyara. No kuvuga ko yafashe isi yose. Ico ni cyambere dushimira Imana. Ikindi cyakyo dushimira Imana ni ibikorwa byinshi yagiye akora. Yakoze ibikorwa byinshi cyane. Icyo bitatu dushimira Imana. Dushimira Imana ko natwe dusigaye ngaha. Dusigaye ngaha turi mu nyuma ziwe. Twamaze kumenya ukuri. Twamenye ukuri ko twamenye iyo tuje. Amen. Mwami Yesu, niwe Imana duhamagaye ngaha kuri uyu munsi. Niwe duhamagaye kugira uze kuba ngaha namba. Kuri niwe Imana wavuze uti iyo murusha, iyo muremerewe mwikoreye imisaraba yanyu hama muheze mu muriki. Ku mpamvu izi wabivuze uko kuko watubwiye ko ari wowe uri nzira. Ku mpamvu izi wavuze ibi no kubera watubariye ko ari wowe urukuri, amajambo avuye muri wowe ari ukuri. Ku mpamvu iki wavuze ibyo no kubera watubwiye ko ari wowe uri ubuzima. Ubuzima bwanyu muzoba ngaha kuri iyi si ni muri jewe. Ubuzima bwanyu muzoba ngaha kuri iyi si muzamutumbereze muri jewe. Amagambo muzoba muko muvuga naho muzoba muzobe muri majambo yiwanje jewe uhoraho Imana yanyu. Nuko mwami turakweretse mwami uyu muryango. Umuryango uri muri Afrika ukaba ufise n'abandi benshi bagiye bakwiragira ku isi yose, ariho harimo n'abandi bashitse ngaha muri Amerika. Turakweretse umuryango aho uri muri Afrika, aho uri muri Europe, aho uri no muri Amerika no mu bindi bihugu byose biri, kugira mwami Yesu wewe nyene bahumurize, kuko wewe uri mu prince w'amahoro, ni wowe uri umwami w'amahoro, ni utanga amahoro, ni wavuze uti n'abatumwa banje bazogenda muze mwashira amahoro, ni wowe utanga amahoro, ushira amahoro muri uyu muryango, amahoro mu mitima yabo, amahoro mu bana babo, harimo n'abana bari bakiri bato, washiremo amahoro, ushira amahoro mwami, uno mu bagore barasize, ashaka kuba ari wowe cyangwa n'abandi ntawe ubizi. Mugabo mwami wowe ushira amahoro wewe nyene mu mitima yabo, bumve ko batekaniwe. Ku gikuru ari uko bokumenya, igikuru ari uko bogukunda, igikuru ari uko bogutinya, igikuru ari uko bogendera ijambo ryawe, igikuru ari uko bokomera mu ijambo ryawe, igikuru ari uko bomenya ko muri iyi si tubamo ari dufise iminsi yo kubaho. Reka mwami tumenye ko harura iminsi yacu dusigaje kubaho kuri iyi si kugira ngo duze tukubahe. Kureka mwami tumenye ko harura iminsi yacu dusigaje kuri iyi si kugira ngo tubeze tugukorere neza, ko tuzi neza yuko impembo y'ijuru izabagaha kuri iyi si. Nuko mwami umuntu wese yashoboye kuza ngaha umuha umugisha kubera yashoboye gushika ngaha. Yagwanye intambara nyinshi zatumye ashika ngaha. Umuntu wese yashitse ngaha on time, umuntu wese yashitse ngaha on time
isaha bari bashinze, isaha Mwuka Wera wari washinze ko ashika ngaha akaba yarishaye ngaha. Tumusabiye umugisha usumba abandi bose mwami, kubera yigoye byinshi yongera aradusanga ngaha, turinda tumusanga ni ngaha. Nuko mwami umuhe kwihangana kuri mu rukundo rwa mbere, niyo karita ya mbere washizeho y'urukundo, ni mwihangane. Nuko mwami umuhe umutima wo kwihangana, ntababare mwami bahave yonona imigisha yiwe y'abase yo mu ijuru, ayigumane mu munezero, aguma abona mwami yuko anezerewe hamwe natwe, anezeranye hamwe natwe. Turashimira mwami abateguye ngaho uru rubanza, abateguye mwami wowe nyene, wowe ni wowe ubibona, ni wowe n'imitima yabo. Nuko mwami ureze uduze amazu y'abari mu ijuru, ko bavuze uti kwa data hari amazu menshi kandi ni meza cyane, kandi je ngiye kuyategura. Ni kuvuga ko wowe ububakira amazu yawo mwami ku bintu byiza bakoze ngaha. Intsinzi yo mu ijuru bayironke, niyo mwisi ngaha tubashimire kuko badukoreye byiza, bateguye ibyo dufungura, bateguye ibyo tunywa, bateguye intebe twicarako. Nuko mwami ko tubashimire turi ngaha ku isi, no mu ijuru mwami ubadugirize byabo, kuko niwe wagiye kubitegura, ko niwe wagiye kubidutegurira. Nuko mwami imitima yacu yuguruye, imitima yacu y'umunezero, umutima yacu aha ni turi ngaha kugira tubabare. Dawudi yarababaye ararira igihe umwana we yararwaye, ararengerwa, araha kurya, ararengerwa. Mugabo igihe hitaba Imana yavuze ati nimuhe umutamana, hama ngira umunsi mukuru, hama ariyogza, arongera arafungura aragenda. Nuko rero mwami twarababaye mu minsi heze, ubugabo twamaze guhishurirwa ko yinjiye mu ijuru, twamaze guhishurirwa ko yamaze ibyo byamaze kurangura byo kuri iyi si. Ubu rero mwami hari ahandi mwami tugira tugire ngaha, uyize guhinduka umunsi mukuru udasanzwe, umunsi mukuru ukomeye, umunsi mukuru w'abijuru bishimira bavuga aho ku isi. Abarakore mwami bamaze kurokoka mwami muri bwa bubi bari barimo, abantu mwami bamaze kuva muri bya byaha bari barimo, bamaze gutangura amajyanga y'ijuru. Uwo munsi ni umunsi mukuru udasanzwe, ni umunsi tubona yuko hari umuvyeyi yinjiye ijuru, ni umunsi tubona yuko hariyo korotire ibikorwa yamaze gukora, uwahereje temwe Sadi kugira nawe abigenderemo. Ni umunsi mwami tubona yuko abana be bagiye gukura kugira nawe bafate temwe yo kugira nawe bagendere aho bagiye hose bakwiragira ku isi yose. Nuko mwami waha umugisha, nuko mwami waha umutima wawe, nuko mwami waha umunezero wawe, nuko mwami waha amahoro yawe, nuko mwami waha amavuta yawe mwami, kugira aho bazavuga ijambo ryawe ryiza mwami. Kuiteka mwami umuntu wese ashoboye kuza ngaha umuhe umugisha, umuntu wese ashoboye kuza ngaha umuhe umunezero, umuntu wese ashoboye kuza ngaha umuhe mu mifuko yiwe ibyo ashobora kuza gutanga hanyuma, ko tuza gutanga mwami byinshi kugira duhereze ujya muryango washoboye gusigara uri muri Afrika, kuko barababaye hari ikintu cyinshi cyavuyemo. Nuko mwami utegura imitima y'umuntu wese ari ngaha ku mitima yiwe kugira ashobore kugira icyo atanga mwami. Utabara ugowe abari deniye kuri jewe nawe, jewe mu ijuru ndamubona, umwana w'Imana aramubona, akabona ibyo wakoze, akabona ko ubona ko Kristo azobisubizwa. Nuko mwami hanyuma nawe akamukurikiza kugira nawe aza gusubiriza kugomorera ibyo batanze inshuro 100, kandi no mu ijuru ukaronka ubugingo budashira. Tutarakomeza za gahunda, turasaba yuko abantu bose bamaze kuhagera twahaguruka tugafata umunota umwe kugira ngo tubashe kwibuka nyakwigendera. Murakoze, mwicare, Imana ibaheze umugisha. Neza nkashidikanya ko ni inzira twese, ikingenzi ni ukwihangana, ni ugukomera, kuko abantu badashobora gukomera nabo ngo bihangane ni ba bandi badafite Imana. Naho twebwe dufite Imana, tuzi ko urupfu no gusinzira by'igihe gitoya, tuzagira umunsi tugakanguka kandi tukaba aho tutazongera gupfa ukundi. Damiana akunda abantu, Damiana arakunze, Damiana anashaje, akunda abantu kandi bamukunda. Ubwo rero Imana ifashe kandi niho sinzi rero Damiana kunamuka twabanye neza cyane, twaramukunze muri urwo rugo. Damiana yagiye gukora i Kampala, mbese abashyitsi bose ntabwo baraga atamushyitsi, babonaga bake bakabona babiri n'abana babo bahari bari mu ishuri. Amagambo ntabwo nsanzwe n'umunange yarangiye koko ndavuze ntabwo nanjye nokosha aranankurikira yangana n'uriya murumuna wanjye, ariko ukuntu namusanze ntabwo nagiye uko mbivuga, kuko utari kuvuga murumuna wanjye arabirangiye. Ibya Damiana ni ibintu n'agahomamunwa mu muryango, mu bakobwa, mu bana, mbese yaba umuntu yemuze utavuga ibyo bintu ntabwo nagize mvuga kuko ibyo ntabwo byabirangiye.
bose bavuze ibikorwa byakoze ni birebire gusa Domirano ntago yazaga uwazi ari n'uwataje bose bafataga kimwe wajyaga avuga akakwakira ukubikuye rwose akagenda avuga ngo si uriya mugabo ngo nubateye kutwe kuriya akaba n'uwabonye akabuzima. Imana ishimwe kuba twageze hano ikaba yadufashije tugaterana kuri uyu munsi. Biragoye kugira ikintu umuntu avuga ariko ndagerageza muri make Imana iri bumfashemo. Niyo mpamvu twiringiye nuko abatuvamo mu miryango yacu tuzababona kubera ko natwe twizeye Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Hari ijambo nshaka kugira ngo tubanze dusome mu Batesalonike ba mbere ibice 5 ku murongo wa 16 kugira ngo uwo murongo umfashe neza kugira ngo ngire icyo mvuga. Afite Bibiliya niba mfashe cyangwa ibice 5 ku murongo wa 16. Mwishimba mu bibaho byose muhore mushima kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Nkimara kubura mama abwira umuryango aravuga ati sinshaka ko hagira umuntu ufata uyu mwana ngo mujyane ahandi yenda mushaka kugira ngo abe wanjye. Abwira umuryango wose uri aho ngaho. Benshi babyibajije ese birashoboka ko umubyeyi yajya kurerwa kwa nyirarume afite se? Ese byashoboka ariko yarabikoze bitewe n'impamvu yakundaga umuryango. Aragenda arandera uko bakomeje babivuga yambabaje sinzi ukuntu babivuga yari muyomba niwe nari nsigaranye Muyomba yatubereye umubyeyi mwiza atubera umubyeyi mwiza mu muryango abo umubyeyi mwiza mu bavandimwe bose nta muhigo ntihemugira. Njye Muyomba muzi mfite imyaka 11 yari umubyeyi mwiza ntabona uko tunabivuga. Hariho ifoto y'umuvandimwe wadukuwemo nagira ngo n'ubundi hagire umuntu utambuka agende ayibereka cyangwa muhanahanane kugira ngo mumenye uwo mwaje gukurira ikintu. Ni Yesu uzantwara kandi umuvandimwe ni Yesu wamutwara. Reka rero abagifite umwuka w'ubugingo bahumeka dufatanye muri iri jwi turirimba. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane kandi yafite byose niwe wabimbaye, Imana ishimwe cyane kandi yarambabariye angira imbohora yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yanjunguye, Imana ishimwe cyane kandi yarambabariye angira imbohora yamviriye amaraso yo mu mutima we, ndanezerewe cyane kuko yanjunguye, Imana ishimwe cyane. Ibyiza yakoze mbifite nk'umufasha, Imana ishimwe cyane. Uwo niwe
imibabaro yanjye yose nigwa izi ahindurira imibabaro rwanezeze Imana ishimwe uko nyuba amasengesho Imana ishimwe Umana mw'ijuru mfiteyo umugabane Imana ishimwe umwanya muto tuzabona umunezero Imana ishimwe ijuru abera bazamurika nk'izuba Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe ijuru abera bazamurika nk'izuba Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe ijuru abera bazamurika nk'izuba Yesu azatwambika ikamba ry'ubugingo tumwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe Haleluya. Tukaba nubundi tugiye gusoza uyu muhango watangiye mu masaha 9 twari turaha tuje gufata bagenzi bacu mu mugongo rero tukaba nubundi tugiye gusoza uyu muhango watangiye mu masaha 9 twari turaha tuje gufata bagenzi bacu mu mugongo dushimiye abantu bose iyo bavuye za Dallas za Fort Worth